Muraho neza abateze amatwi Kagoma Empire, murabizi inshuti zacu rwose mwadukurikiranye kuva kera dushyiraho amafilime, ariko ubu byabaye ngombwa yuko duhindura inyito tukaba twashyiraho ibiganiro byakuzamura mu bukungu ugatera imbere. Rero urugendo twagiranye rwabaye rwiza cyane, rero natwe ntabwo twabasiga mu iterambere tugiye kuba twakwinjiramo. Iryo terambere rero tugiye kwifatanya n'umusesenguzi wita Shaggy, akaba agiye kuzatugeza ku ntambwe izaba ishimishije uduhereye none uno munsi kugeza igihe tutazi. Twese rero turi kurwanira n'uburyo bw'iterambere. Uyu mugabo witwa Shaggy ni umuhanga mu by'iterambere, uzi kurema rwiyemezamirimo mutoya ndetse no kugeza no kuri rwiyemezamirimo munini. Nawe ntabwo utamugira inama, ariko waba ugitangira dushaka yuko ugomba gukirigita ifaranga nawe ukaba umumiliyoneri. Shaggy, amakuru yawe? Eji urakomeye? Ndakomeye cyane ntaribi rwose. Komera muvande. Icyo dushaka rero turagira ngo uturemere rwiyemezamirimo mutoya paka ageze kuri kuba rwiyemezamirimo mukuru. Komeza ikiganiro muri aho. Urakoze cyane Veji kutwakira kuri no channel yanyu ya Kagoma Empire. Nibyo murakoze cyane. Mwari musanzwe mukora ibiganiro bijyanye n'amafilime? Cyane. Nibyo mwajyaga mukora? Iyi content ijyanye n'icyo kurwana n'icyo twita ubukene. Iyi ni content nziza cyane mwahisemo. Yego. Kuko buriya ubukene Yego. Ubukene ni urugamba umuntu wese uri mu isi ugihumeka avuka arwana agapfa akinara u Rwanda. Buriya nta mukire ujya ubaho. Kuko nta mukire ujya ubaho. babaho ariko. Nta mukire ujya ubaho, ahubwo habaho gukemura ikibazo ufite, hanyuma ukagikemura. Icyo turushanwa ni ugukemura ibibazo tugenda tugira. Ariko uyu munsi iyo ukemuye ikibazo kimwe se niba ufite ikindi. Niko bigenda. Ubwo ni ukuvuga ngo icyo tugiye gukora kuri no channel yanyu ari nayo yacu uyu munsi, nanjye ubu yabaye iyanjye, n'abadukurikirana nabo ni iyabo pe. Ubwo ni ukuvuga ngo igiye kuba kombinezo ni iy'abantu benshi, ntikiri iyawe rwose. bivuze ngo twebwe turi buze kuyikoreraho dukora ibiganiro, abari buze kudukurikirana iyi channel ni iyacu. Urakoze cyane. Turabashuhuje rero bantu tugiye kubana kuri bino biganiro bijyanye n'urugamba rwo kurwana n'ubukene. Gukena ni ibintu bizahoraho, n'umuntu ukize cyane nawe arakennye kuko afite icyo akeneye gukemura cyangwa se gukiraho. Nigeze kumva Bill Gates bamubaza ngo ubu ngubu ko tuzi ko uri umukire ukennye iki? Yego. Aravuga ati njyewe icyo nkennye, ati amafaranga mfite wayakuba inshuro 2 cyangwa 3. Ati nakwishima. Urumva aracyashaka. Aracyakennye kugira ahantu agera nanone. Aracyakennye. Akennye ko byikuba kangahe? Inshuro 2 cyangwa se 3. None se wigeze wumva umuntu ukira akagira ubwo yumva yuko nta kintu agikeneye? Ntabwo bava kubugihumeka. Ibi rero nibyo dushaka gukangura. Yego. Urimo urabyumva? Nibyo dushaka gukangura. Yego. Turahera mu bantu batoya bavuga ko bakennye. Yego. Ubundi ubukene bwa mbere bubaho ni ukutagira akazi. Yego. Icyo tubanza gukangura twebwe nk'abasesenguzi. Yego. Njyewe ubwanjye mbanza kugusesengura, ni ugusesengura kumenya icyo ikennye icyo ari cyo. Yego. Usanga umuntu avuga ati njye nta kazi mfite, ariko wamaze akazi. Icyo ni cyo kibazo. Uba ari umuntu wamaze akazi. Aho niho dushaka, niyo mpamvu twakuzanye kuri no channel ya Kagoma Empire kugira ngo ubashe kudusesengurira, none se tuyobora. Iyo umuntu avuze ko yabuze akazi, ntaba afite ubukene ahubwo buri mu mutwe. Uriya muntu wamubwira se ngo niyo wamuha ibyo ashora ngo akire ubukene, atazi akazi agiye kuyakoresha, ubundi ayo mafaranga hari ikintu yamumarira? Ntacyo yamumarira, yuko ubundi utazi aho ushora n'ubundi ntacyo byakumarira, n'ubundi wayabyinira nk'uko muri ya za mvugo z'abubungubu, ntabwo ubuze aho urayashyira nyine. Aho rero kimwe mu bintu tubanza kureba ku muntu ni ukumenya nimba umuntu azi icyo bita ishoramari. Ishoramari ni ikintu kirekire cyane. Wowe ibyo watekereje gushoramo imari ubundi nibyo byitwa akazi. Iyo tuvuze akazi kawe tuvuga akazi kawe watekereje
ukagatekereza, nicyo twita igitekerezo. Ukagitekereza mu mutwe wawe, hanyuma warangiza kukira mu mutwe wawe, ugahita utekereza uburyo noneho ukigiramo ishoramari. Urimo urabyumva? Yego. Iyo umaze kukigira ishoramari, aho ngaho niho uhita utekereza uti mbese ko nkigize ishoramari, amafaranga yo kugira ngo kibe ishoramari azava hehe? Ese poroduwi nzakoreshamo zizava hehe? Iyo Yego. tuvuze poroduwi, tuvuge wenda nimba ugiye gucuruza, ibyo nzarangura bizava hehe? Bizava he? Nimba ugiye korora, icyororo cyiza nzagikura hehe? Yego. Nimba ugiye guhinga, imbuto nziza nzayikura hehe? Aho hantu. Nimba ugiye kuba umukomisiyoneri, iseta nziza nzayikura hehe? Haleluya. Icyo ni Yego. Yuzura umwuka. Ariko nibyo rwose. Yego. Urumva? Komeza. Icyo nicyo twita akazi. Yego. Naho igihe cyose wowe, abantu benshi bajya bagira ngo bafite akazi. Iyo ukora akazi Yego. wowe utihangiye, Yego. ntabwo uba ufite akazi ni uwihangiye akazi. Uko baguhangiye ntabwo ari akazi. Ntabwo ari akawe. Isaha ku isaha yakubwira ati wowe uhagarare. Yego. Ntabwo ari akazi kawe rero kariya. Bivuze ngo wowe nimba uri umukozi w'umuntu runaka, ntabwo ufite akazi. Urimo urabeshya. Urimo urabeshya, ntabwo ufite Urimo akazi. urakoreshwa. Urimo urakoreshwa, uri igikoresho. Kandi icyo dushaka guca ni uko umuntu yakwihangira akazi tukareka gukoresha. Yakwihangira umurimo. Reka nguhe urugero rwumvikana. Yego. Urumva? Se wenda tuvuge ko uri umuhinzi. Yego. Ukajya mu isoko ukagura isuka yo guhinga. Yego. Ukagura n'umuhini wo kwikwikiza. Yego. Hanyuma ukaza guhingisha ya suka. Iyo ujya kurya iriya suka urayigaburira. Oya. Ntabwo tuyigaburira. Ntabwo bivuze ngo wowe isuka iraguhingira ukarya, ariko isuka yo ntabwo irya. Yego. Ni nacyo binavuze rero. Ibintu tuzaza kubihuza gute cyangwa se turabitandukanya gute no kuba wabihuza n'ubwo iryo terambere? Kubihuza n'iterambere. Ubwo byagenda bite aho hantu? Ndimo aho tubihuriza, njyewe nk'umuhanga mu bijyanye n'iterambere ku bukungu, bujyanye n'akazi, ni ukureba ngo mbese icyo twita akazi ni iki? Ese akazi koko, iyo umuntu ampaye akazi aba ampaye akazi, uba uri igikoresho cye wowe. Yego. Ntabwo ari akazi. Ubwo we ubwe turimo kureba rwiyemezamirimo. Yego. N'umuntu utari rwiyemezamirimo ariko akaba akorera rwiyemezamirimo. Kandi abantu benshi niho hantu baguye. Reka nkubwire iki kintu Veji. Yego. Urumva? Yego. Iyo utazi aho uhagaze, ntushobora no kwibeshya ngo uvuge ngo ndi kujya ahangaha. Urimo urabyumva? Yego. Bivuze ngo wowe njyewe nimba nguhagaritse ahangaha, ninjye uhaguhagaritse. Ndakomeza muhagarare. Urakomeza uhagarare. Yego. Ninkubwira ntihave, urahava. Yego. Wowe ubwawe nta kindi gitekerezo wifitemo. Urimo uranyobora. Icyo nshaka kukubwira ni iki ngiki. Yego. Nyumva neza. Genda gakeya. Urumva? Yego. Ndashaka kukubwira icyo tugiye kuzaremamo abantu bashaka kugendana natwe. Yego. Kuri ino channel yacu Kagoma Empire. Urumva? Turashaka kurema ba rwiyemezamirimo. Ntabwo dushaka kurema abantu bashaka akazi. Yego. Urimo urabyumva? Ukana urimo kukumva? Ndakumvishije. Noneho iyo umuntu amaze kuba rwiyemezamirimo nibwo aba afite akazi. Ariko rwiyemezamirimo abo yahaye akazi, nta kazi baba bafite. Yego. Ahubwo akazi kaba gafite nde? Uwagahanze imirimo rero rwiyemezamirimo. Uwagahanze. Wabyumvise noneho? Cyane. Naho nashaka kubwira. Yego. Abantu benshi rero bajya bifuka kuri ino ngingo. Yego. Akakubwira ati njye mfite akazi, mfite n'umushahara ungana gutya. Nta kazi ufite. Yego. Akazi ni akanyiri kampani. Yego. We yaragakoze ashaka ibikoresho azakoreshamo, noneho we akabaha n'ibyo mushobora gukoresha. Tuvuge nk'urugero n'urwaye rw'isuka. Yego. Iyo uguze isuka. Iyo uguze isuka, ugura ikindi kintu ugura ni iki? Ni ukuyikwikira, ubundi uyikwikira mu kindi ibyo ushaka kukubaza. Mu giti. Mu muhini. Mu muhini. Bakita umuhini. Iyo uyikwikira mu muhini ushyiramo ikindi ki? Ni igihato. Icyo bita igihato. Bivuze ngo isuka kugira ngo ihinge igizwe n'ibintu bitatu. Yego. Igizwe n'isuka ubwayo, ikagirwa n'umuhini, ikagirwa n'igihato. Urimo urabyumva? Yego. Bivuze ngo rero isuka ni wowe ubwawe waje kunyaka akazi. Yego. Uri isuka. Noneho umuhini n'igihato ni ibyo ukeneye kugira ngo njyewe ubashe kumuha umusaruro w'ibyo nshaka. Yego. Wabyumvise? Wumvise ko nta kazi ufite, ahubwo akazi gafite. Njyewe ni njye ukeneye umusaruro uva muri wowe. Utangiye kuwushyiramo byinshi noneho. Kugira ngo nkubonemo umusaruro wa nyayo. Reka dufate umumotari wigiriye ku muhanda. Yego. Yaguze moto. Ariko moto itarimo esanse ntibihagije. Kugira ngo itange iki? Umusaruro. Itangire igi mu muhanda. Mu musaruro. Arashyiramo amavuta. Yego. Namara gushyiramo amavuta, ayishyiremo esanse. Yego. Narangiza ya moto ayishyire mu muhanda, atangire kugira gute? Kugenda. Iriya moto niyo ibona umusaruro, cyangwa umusaruro ubona njyewe nyiri moto. Nyiri moto niwe ubona umusaruro. Ibi rero nibyo dushaka kugira ngo tuganire neza
n'abantu bose bifuza kuba ba aba barwiyemezamirimo mubona banini, yego. icyo babanje gutekereza ni iki ngiki. Yabanje gutekereza ikintu nakubwiye ngo iyi channel impamvu mwahinduye content niko wambwiye, ni ukugira ngo abantu bamenye utuye isi wese ukivuka Yego. ahanganye n'urugamba bita urugamba rw'iterambere, ahanganye urugamba rwita kubona amafaranga, Yego. ahanganye urugamba rwita kubona icyo akora. Yego. Urimo urabyumva, ariko abantu benshi bahagaze batazi aho bahagaze. Iyi rero niyo ngorane nini, yego, ikomeye, niyo tugiye kuzasobanura ingingo nyamukuru mu ruhererane rw'ibiganiro byacu. Umuntu aravuga ngo yabuze akazi, wabuze akazi kuko wabuze ukaguha, ariko iyo uza kumenya ino ngingo turi kuvuga, ubundi uba ufite akazi ahubwo nawe utanga akazi, wowe uba ufite akazi ahubwo ufite ibikoresho ukoresha mu kazi kawe. Yego. Wabyumvise noneho? Wabyumvise? Ni ukuvuga ngo rero hari igihe umuntu yibeshya mu bitekerezo akagira ngo ahari. Nahoze ndeba ibiganiro abandi bagenda bashyira kuri ino miyoboro yacu. Yego. Mbona umuntu washyizeho ikiganiro kivuga ngo abantu babuze icyo bita iki, ubumenyi. Icyo cyo. Abantu babuze iki? Ubumenyi. Babuze ubumenyi. Noneho avuga ijambo rikomeye, aravuga ati umuntu ariga kuko akabona urupapuro, akibeshya urupapuro ko ari ubumenyi, ariko urupapuro si ubumenyi, kuko iyo ufite ubumenyi wabubyaza umusaruro. Ariko niyo mpamvu umuntu yirwa aragendana urupapuro akavuga ngo ndimo gushaka iki, akazi. Yego. Ariko urupapuro ntabwo ari ubumenyi. Bivuze ngo iyo aba yarize akaba afite ubumenyi, akaba yarize nk'ibi turi kuvuga. Yego. Nk'ibi turi kuvuga. Akaba azi ko ibyo agiye gushaka agiye kuba igikoresho cy'uriya muntu, atagiye gushaka akazi, atari n'akazi, ahubwo akazi we kamurimo w'ubwe. Yego. Urimo urabyumva? Iyo aba yarize neza, aba afite we aba yifitemo akazi. Reka nkwereke umwana w'umukanishi. Yego. Umwana w'umukanishi ajya ajyana urupapuro. Umukanishi ajya ajyana urupapuro ngo ajye gushaka akazi. Hoya ntabwo biba. Arabyuka akavuga ati ariko njyewe nanjye ngiye kwiga gukanika amagare. Akajya ku muntu ufite iseta hari ukanika amagare. Yamara kumwegera umuntu hari ufite ukanika amagare, ahubwo ati njyewe boss sinzi no kugarika igare rwose, ariko ndakwinginze reka marane iminsi nawe, ubwo arimo gushaka iki, ubumenyi bwo gukanika igare. Marane iminsi wenda nawe dukora n'icyumweru cyangwa 2 cyangwa se amezi 2 cyangwa amezi 3, wenda unyihera ibiryo byo kurya, ariko unyigisha kugira gute gukanika. Nyuma y'amezi 3 uriya mwana aba amaze kugira ubumenyi iki bwo gukanika. Bamuhasa urupapuro. Reka. Hanyuma akajya hirya ya wa wundi, akigura udusupana 5, 10, 15, nawe akagarika igare. Yamara kugarika igare akarikora. Nyiri igare akavuga ati hariya hari umukanishi ukaze. Yavuga ko yabikoze neza gusa. Hari urupapuro yajyanye. Reka. Ibi nibyo dushaka gusobanurira abantu bareke kwibeshya ku kazi. Nshuti yanjye nimureke kwishuka. Urimo urabyumva? Reka kwishuka wowe, wirwa uragendana urupapuro, ahubwo ngwino kuri Kagoma Empire uyu munsi wumve ko we icyo udafite nta bumenyi ufite. Kuko iyo ufite ubumenyi uyu munsi, bwacya mu gitondo ubumenyi ufite ukabukoresha kurenza ko wakwirwa uravuga ngo ndashaka kuba iki, igikoresho. Kuki ushaka kuba igikoresho kandi ahubwo wowe wakoresha abandi. Wakoresha abandi. Ubwo ni urugero rumwe ngo uhaye rw'uriya mukanishi n'abamoto n'abandi. Aba bantu bacuruza amabutike. Yego. Gucuruza ni entrepreneurship birigwa. Yego. Urimo urabyumva? Biriya birigwa. Ariko ababyiza babikora ni bangahe? Niyo ugiye no kugura ikintu runaka ntabwo ujya kubasaba ngo urangije nzanira urupapuro turebe uko wize iby'ubucuruzi nkugurire. Ntabwo ibyo nta n'umuntu ujya ubibaza. Nta n'umuntu ujya ubibaza. Ariko kuki uyu muntu wize ibyo bita ishoramari akavuga ngo ngiyewe mfite dogitora mu ishoramari, kuki ntaryo yashoye akajya gushaka uwashoye utaranize? Ati ndakwinginze mbabarira dore ibyo nize ngewe mpakazi. Ibyo nibyo tugomba guhanagura kuri Kagoma Empire. Kagoma Empire. Noneho urimo urabyumva. Nabyumvishije neza cyane. Niyo mpamvu washyizeho content nziza, kuko ni ukuvuga ngo turashaka mbere na mbere kugira ngo tureme ba rwiyemezamirimo. Urumva? Noneho dusigarana abantu bakeya, ntago bazaza bose, ntago bazabyemera bose, ariko hasigare bakeya. Abo bakeya basigaye bazemere kubikoresho by'abemeye gukora guhanga akazi. Noneho by'abemeye kugira gute gukora ishoramari. Noneho abo ngabo bo bajye birwa baratemberana impapuro, ntago wababuza. Noneho baze babe ibikoresho
byaba abandi babimenye bakurikiranye Kagoma Empire uyu munsi bakaba bemeye gutangira. None se reka nkwereke uyu umuhinzi buriya isoko ry'ibiryo yego n'uyu munsi uvuze ngo njyewe ngiye gukora icyo bita ibiryo, yego ntabwo wahaza isoko ry'ibiryo kuko abantu babikeneye ariko umuntu afite urupapuro rw'ubugoronome, yize agoronome, yego yize veterineri, yego yirwa aratemberana urupapuro atari ko akazi ko kwita ku nkoko zawe, akazi ko kwita ku ihene zawe. None se korora ihene nimba yarabyize kuki watahera ku ihene imwe ebyiri eshatu nawe akagira ifamu azitaho, nawe ahubwo akazana abandi bantu baza gukora muri ya famu ye aho kugira ngo yirwe aratemberana urupapuro ashaka akazi. Nimba yarize ubuveterineri kuki atakorora inkoko, kuki atakorora inkwavu, kuki atakorora ingurube, kuki atakorora amadendo, kuki atakorora zawa, hanyuma noneho ahubwo kugira ngo afate umwanya wo gutemberana urupapuro imyaka 1 2 3 4 5 6 7 8 ahubwo we agasigara n'aba bandi banze kumva cyangwa badashaka no kumva, nabo ngabo akaba ari birwa baratemberana iki urupapuro. Bivuze ngo icyo bita ku isoko ry'umurimo, icyo twita ku isoko ry'ishoramari, abantu nta bumenyi bagize bate, nta bumenyi bahafite. yego Iki rero nicyo dushaka guhandura, yego tugatandukanya akazi no gukoreshwa, tugatandukanya umurimo no kuba igikoresho. Ibi nitumara kubitandukanya, uko abantu bazakurikirana ibiganiro byacu, tuzabona ba rwiyemezamirimo benshi bafite umushahara wisumbuye uw'abantu bakekaga. Umuntu yarambajije ngo rwiyemezamirimo akorera amafaranga angahe, ariko tujya tubona muri kazi ni kazi. Kumva umuntu ashatse kugenekereza, ni ukugenekereza. Rwiyemezamirimo nta mushahara agira kuko areba ubwaguke bwe, urimo urabyumva. Niyo mpamvu dushaka gusesengurira abantu, mbese uru rugamba rw'ubukire twirwa turava, umuntu wese yirwa aravuga ngo ndakene, undi akirwa aravuga ati ndashaka amafaranga, undi akirwa aravuga ngo ndashaka akazi, undi akirwa aravuga ati nkeneye ibi, ariko byose byarwa n'iki? N'amafaranga. Mbese inzira zibyara amafaranga uzifiteho ubumenyi? aho hantu hakunda kuba ikibazo gikomeye cyane. Inzira zibyara amafaranga uzifiteho ubumenyi? Ubumenyi rero ku ishoramari, yego nibyo biganiro tugiye gukorana namwe ku badukurikirana. Nicyo bita ibiganiro by'ishoramari. Twakora ibiganiro by'ishoramari tukazakurikizaho ibiganiro by'imishinga ibyara inyungu abantu bashobora gushoramo imari. Tuzasobanura tumenye ngo mbese icyo bita bizinesi ni iki, icyo bita rwiyemezamirimo ni iki, ishoramari ni iki, rwiyemezamirimo ni iki, ese imirimo iriho kugira ngo ikintu cyitwa ko ari umurimo cyangwa ari ishoramari cyungukira igihe kingana iki. Hari buriya veji, hari ibyo tuzaganira ubona, hari ibyo abantu bashora amatari mu ishoramari bibeshye kubera ko atabyize, nta bumenyi bifiteho, agushamo amafaranga ariko wapi. None ujya wumva umuntu ngo bamushyize muri bihemu, muri CRB, yafashe amafaranga ya banki cyane, nuko abashoye. Ushobora gushora mu mishinga yashaje itagikora, ushobora gushora mu mishinga nanone itari imishinga, ukuye amafaranga kuri banki uyazanye mu cyo wese ishoramari, iryo shoramari ugasanga ryungukira amezi 6 7 8, kandi waje ngo warwaye rwiyemezamirimo mu ishoramari, ukwezi kwagera bakubwira bati aro utazanye kuri ya mafaranga yacu wajyanye, uti imari nashoyemo ntago irunguka. Ntabwo washoye mu ishoramari, ikintu washoyemo ntabwo ari ishoramari, ahubwo wakuye amafaranga mu kigega cy'abandi urongeye ushyira mu kindi kigega. None rero barakubwira ngo batizana bya bintu byacu, basanze nawe warabishyinguye, nawe ibi nibyo dushaka kwigisha abantu. Icyo dushaka n'uburi Shaggy, no kumva urabisobanuye neza cyane. N'ubundi ko turashaka ko n'ubundi umuntu azajya kirigita ifaranga, umuntu ukatwereka uburyo umuntu azajya ashora mu ishoramari rya nyaryo ritashaje, ako kantu ritari no gushyingura amafaranga ku buryo rwose mu mezi abiri. Tuvuze gushyingura amafaranga, iyo tuvuze gushyingura abantu bize icyo bita ishoramari, icyo bita ishyingu cyo barakizi. Ntabwo ari ikinyarwanda kidasobanutse muri business, ni ikinyarwanda cyiza cyane. Buriya abakontabure bazi icyo bita ishyingu, kapitali barayizi cyane. Ikomeza ubu ku buryo umuntu nta muntu uzongera kuyoba ajya gushora hadakenewe kandi hakenewe hahari.
keretse ushaka kuyoba. Birasaba no gusharinga izi video. Ni ukuvuga ngo abantu sibyo yego abantu nibakurikirane bino biganiro byacu Yego. ni byinshi Eh, ni uruhererekane eh, ni ishene kabisa. none bamara kubikurikirana bo ubwabo babihererekanye nibamara kubihererekanya ku buryo tuzabona ko ubundi buri munyarwanda wese aguze imodoka nta kibazo kirimo rwose. Ntawungamira undi. Ntese leta irakora imihanda yo kugendwamo ni imodoka Imodoka. ni Cyane. imodoka Aho ntatari umuhanda hagiye umuhanda no bamara kuhashyira umuhanda uti ngewe mbonye bazanye umuhanda hano bantemeye umurima urumva bitewe n'iki ntabwo uzi agaciro umuhanda ubonye nta gaciro ukumariye urimo urabyumva ubonye umuhanda nta gaciro ukumariye kandi leta yo yatekereje yuko byibuze aho hantu iwanyu hatagendwaga wowe ihashyize umuhanda kugira ngo ugure imodoka ariko uragura imodoka binyuze mu zihe nzira ngwino kuri Kagoma Empire uyu munsi ubona agaciro k'umuhanda leta yakoze numara kubona agaciro k'umuhanda leta yakoze utangira ukuvuga uti leta ni umubyeyi yadutekerejeho ituzanira umuhanda atari ukuwunyuramo gutyo gusa ugenda ntabwo yazanye umuhanda wo kugendwamo yazanye umuhanda wo kugendwamo n'iki n'ibinyabiziga abantu bari ku isoko ry'umurimo umuntu wese uriho uhagaze akaba atekereza neza ashaka amafaranga ashaka iki akazi ariko abantu bajyaga bashaka akazi iwanjye mu byo nge nakoze wowe urimo kuza kuba igikoresho cyanjye ntabwo ari akazi ngo uhaye buriya kuko nzabanza mbare urimo urabyumva ninjya kuguha akazi mbari nimba uzarara mbari nzakubaha icyumba cyo kuraramo nzagura ibyo uzaryamamo uzarya ibiryo nindangiza nisanga wari guhembwa 300 usanga ndaguha 50 ucyura ayandi yose uyasize aho ngaho nayaguzemo ibikoresho by'uraramo naho ngaho icyo nicyo bitaga akazi ariko atari akazi ahubwo ari ukuba igikoresho. Ndatekereza cyane ko watekereje neza kugira ngo ushyire no content kandi kuba twabonanye ni byiza cyane ni byiza cyane tubifitemo ubuhanga n'ubumenyi cyambere nuko ibi bintu by'ishoramari byo twabiboneye umwanya wo kubyiga pe urumva ndabizi. Icya kabiri tumaze imyaka myinshi ku isoko ry'umurimo tubikora twarakoreshejwe twabaye ibikoresho nk'uko nimo ndukubivuga mugezaho murabimenya ubu bimeneshwa n'umubabaro hari igihe uhura na boss akagukoresha ukavuga utari kubu njyewe niyo nakorora inkwavu ntago nawe mbaye rwiyemezamirimo umuntu inkwavu zakijije abantu inkwavu zakijije abantu umuntu arakubwira ati njyewe mfite inkwavu 3,000 urukwavu rugurushashi rugura 20,000 mfitemo abakozi 30-40 ibikoresho 30-40 nawe ukifata mu mayunguyungu uti narizi icyo nkeneye nakazi ntabwo wize nta bumenyi ufite urimo urabyumva abantu boroye inkoko bafitemo abakozi abantu boroye ingurube bafitemo ibikoresho abantu boroye ibishuhe bafitemo ibikoresho abantu bakoresha wowe kuki utatera intambwe ugakora amaboko mu mufuka ukaza ukavuga uti nanjye byibuze ngira ikigo cy'inkwavu ubona yuko amafaranga wamungani bahemba uwo mukozi abavaye ava muri ibyo muri izo ava mu byo wakoze oya ntabwo ava mu nkwavu ava mu byo wakoze we nakubwiye ngo ava we mu byo wakoze ntago ava mu nkwavu wowe inkwavu ngiye ni produit nazanye aho ngaho ni no ngashaka ibikoresho bizatuma ya produit izamuka wowe uri igikoresho aho ngaho kandi reka nguse gukora mu byo wakoze bikaguhemba bigasigira bose amafaranga menshi cyane cyane iki rero nicyo twifuje ko abanyarwanda bazadukurikira bose no mu bihugu duhana imbibi byumva ururimi turi kuvamo rw'ikinyarwanda kuko niho duhereye kugira ngo abaturanyi bacu abo dusangira amazi abo dusangira umwotsi abo dusangira umuriro babanze bumva iki kintu tuzamukane twese mu iterambere icyo tubasaba ni kimwe ukibona ino video yehereza abandi kandi witegura indi irahita igwamo ako kanya ziraza ari nk'imizinga ziraza zigwamo buri munsi ni nyinshi ni amabombe hanyuma numara kubikurikirana wowe ujye muri comment utwandikire ikindi twifuzaho ni no tubona icyo abantu bifuza gusa icyo abantu bifuza turakizi nuko abantu bakirigita amafaranga urukwavu uko rubyara mbiziho ubiziho inkoko uko ibyara nziko zituraga
igisimba bita dendo uzi ko kibyara? nzi ko wenda cyaba kibyara nk'inkoko nacyo gituraga nk'inkoko Imbata bisanzwe. uzi uko ibyara? Ntekereza yuko ntago byose si inkoko se bibyara kimwe n'inkoko izo arizo zose ziguruka. Ibi ni ibisimba tuvuga bishobora kuba ende bitagukosomye ahubwo ari wowe bikosoma. Yego. Ingurube uzi uko ibyara? Iyo tuvuze ngo ende ni ikintu kigira ubwikube kigira rimwe kabiri. Okay, kikuba kabiri. Ukizana ari kimwe ejo kikaba kikubye kabiri. Ubwo niho hantu heza ho gushora imari naho. Ni isoko Ubwo rigari. tuvunguriyeho akambere. Iri ni isoko rigari. Ukarabaye. Uru ni uruganda. Beji ndagushimiye rero. Yego. Nshimira n'abantu bagiye kudukurikirana uko bazatwandikira niko Yego. tuzagira imbaraga uko tuzabona mudukurikirana tubona views zanyu niko tuzagira imbaraga natwe zo kugira ngo tumenye ko hari abantu badukurikiranye abari Rusizi, abari Nyagatare, abari Rwamagana, abari Bugesera, abari hagati mu gihugu mwese mudukurikirane hanyuma niho tugendane mu rugamba rw'iterambere. Yego. Intambwe imwe kugeza ubwo tuzasigara tutumva ngo hari umuntu ugikeneye akazi ahubwo twumva abantu bashaka gutanga akazi. Yego. Urimo urabyumva? Yego. Twumva abantu bashaka kugira gutanga akazi. Bashatse abakozi ahubwo bashaka abo bakoresha. Bashaka abo bakoresha. Kuko akazi ko nakawe niwe wahimbye akazi. Yego. Urakoze cyane wakomeza ibitekerezo nari mfite kuri kino kiganiro cyacu gitangira gifungura urubuga kuri iyo content ni ibyo ngibyo ubwo wasoza ikiganiro. Urakoze cyane Shagi rwose mutumirwa wacu noneho nta nubwo uri n'umutumirwa ahubwo uri umwarimu wacu ibihe byose uri umusesenguzi. Murakoze cyane.